inspiration of the youth wari nka projet napanze nkavuga ngo ngiye guhereza cyakora wenda reka ngiye guhereza urubyiruko 5,000 akazi. Wowe niwe inspiration of the youth. ariko ubiha inama urabishimisha mu gasobanuro. Inama ngiye ubona hariyo nigiriye. Ngiye ndebye ubona hari inama nigiriye man. Nuhe musobanuzi mu Rwanda wemera? Ntawe. Ngaho. Ntawe man ngiye. Amfashe baroki kubita mu mazi fata ba Junior giti. Gaho basakara bose. Ntago ari itegeko kugira ngo mbemera ariko. Bafite ababemera. Ntago ari itegeko nje kugira ngo mbemere. Nuhu ko inspira mu Rwanda? Ntawe. Hagati ya Roki na Junior n'inzorenze? Ntawe nzi. Roki yaramutse kuhamagaye akavuga ati we Gaheza. Ndashaka yuko dukorana ukajya muri rebo yanjye ya Roki Entertainment. Ka umusobanuzi. Yego. Ubarizwa muri Roki Entertainment. Wabyemera? Tugiye gukompara filime yitwa The Forest n'umujinya w'umusirikare wa Roki. Umujinya w'umusirikare ya Roki? Yego. Abasobanuzi barashaka kutwica. Yego. Aragaboro nabonye ka Roki ari kuvuga ngo nta mukomediye nahamagaye mwese narabahamagaye. Nukubicana na boss nuwo sobuja. Kubicana na boss wanjye. Ayo some beautiful people. The name comes sorting ibisanzwe nkuko mubizi. Iyi ni Sample TV show. Duhora tubazanira show nyinshi cyane zigiye zitandukanye ingeri zose, ari nako tubatumira ibyamamare bakaza hano bakavibinga bakatubwira ibintu byinshi. Muhungu uri inyuma iri ndamufana. Nanakuze mufana. Aritsiga wazanye ivugira introduction yanjye. Nibyo nababwiraga nti duhora tubatumira ibyamamare kugira ngo tubavibinge turyoshye turye show. Yamane muri ubwo buryo rero mbabwira ko iduka rya Fresh Sana n'iduka rya Jama Phone Shop rihano mu mujyi ka Free Zone uhagezeho hamagana moto twashyize kuri screen bakakugezaho product nyinshi bafite ama iPhone guhera kuri 15, 14, 13, 12, 11 ingeri zose za iPhone zibarizwa muri Jama Phone Shop. Uhere kuri X kuzamura. Bafite n'ama Samsung guhera kuri S24 Ultra. Yaman 23, 22, S20, A73. Zose 53 reka nkwamamariza akazi kakunaniye. Ama Ford 5 Flip 5 Ford 3 Flip 3 Smart watches Apple watches nkwamamariza. Nago dukora na shaka bya electronic yorizwa muri Jama Phone Shop. Speakers za JBL ni iki. Gusiba ngutwikiye. Ayo ku kwezi ndaryaho. Gake. Ngira ngo mwabyumvishe rero ijwi uhita ubyumva neza cyane. Ni icyamamare. Nzamamara sha ivumbi ritumuke sha. Bimeze bite? Fresh man. Urakomeye. Ndaho ndacyarushya imigeri Kigali. Iminsi myinshi. So ni myinshi. Harya se dorukana mu gitondo tuvuye gusari ku idako. Ngewe se. Harya nagura umusiramu. Yitegereza. Rero zambuza kwirira ihene kwirayidi. Ubwo guferuka uvuga ngo yego byari bikunaniye. Arakaje ibintu byo kubeshya byaranyisha Gaheza. Ngiye mvugisha ukuri atuzedi magaze ukuri. Ndakumva kabisa. Bose naye bahamagaje abisilamu waza kumurongora. Kumuki? Kumuki? Ariko mu magambo yose mvuze. Nayumvishe nawuzaho tu. Iryo jambo niryo wumvishe neza ukabasha. Murongo nawuzaho kabisa nari bimwe. Reka tukwakire kuri Sample TV show. Yego. Uburasiba. Njye nsiba mani, njye ndasiba ariko njye ukuntu nsiba ntago ndi umusilamu. Nta nubwo ndi umukristo. Ariko ndakijijwe. Ngeze ngo ugiye kwita umusilamu bite mvuga amavene tuhuriramo iki niki. Njye mani rega njye ntago ndi umusilamu sindi n'umukristo ariko ndakijijwe. Yego. Yaman ni Gaheza Simba rero umusobanuzi umeze fresh muri no minsi uri top. Top ugereranyije nande. Top ugereranyije nande mwana. Ari mugenzi wawe wigeze kuvuga ayamaje ikibazo gari ngo inzoga ngo niki ngo baguhitishemo ngo niki wafata mbere. Inzoga niki? Akagera inzoga n'ibintu by'amafuti. Hako nyine mani ntugafata inzoga ngo zigiranye n'ibintu by'amafuti mani. Nawe se muremeranye.
ntago nzi ngo yaravuze ngo ni iki ariko ubwo byari amafuti koko ubwo byari amafuti kandi umurara wabivuza abari seri yego. Okay, nabivuze ni ese ugeranyije wowe ubu nawe uracyari amasobanuzi bakizamuka ubura? Ndacyazamuka none se kaho nashakaga kugera ntarahagera ubwo ndacyazamuka kabisa. Niryari bavuga ngo byibuza bavuga ngo uyu muntu yagezeyo? Bonje ntago ndabona umuntu wabaye satisfied ngo avuge ngo ibyo nashaka kugeraho nabigezeho. Niyo mpamvu ntarabona umuntu wagezeyo, ariko hari abo twe tureba ukavuga turiya mujama yagezeyo ariko kugira ngo ugereyo rero bisaba ko ube bimeze biti. Nk'urugero rw'umuntu wagezeyo. Umuntu wagezeyo se nta muntu ndabona wagezeyo ntawe, kuko bose n'ubundi wa wundi wowe ubona ukavuga ko yagezeyo usanga warara amajoro akanuye ari mahiga ngo arebe ko yisumbura kuho yarari. Ubwo rero urumva ko aho ari ntagara ashaka kugera ntagara ahagera, kuko aba yarahageze yapfusha agatuza akaryama akamera neza nyine kuko yaba yaragezeyo. Nje ntago ndabona umuntu wagezeyo, ahubwo wenda hari uri mu nzira, hari ababa bari mu nzira, ariko umuntu wagezeyo musa kunyurwa k'umuntu kuri kure ku buryo ntajya mbona umuntu wagezeyo tu ngo yakire ngo avuga ati shanje noneho byararangiye ndekeye ntawe ndabona. Yaman ni Gaheza rero nakunda kujya muri media cyane ibintu bya showbiz. N'ubu mumfatiranye nshonje ubundi mbaye ndi gutekereza neza sinari kuza, ntago mba nice kuri izi kamera zanyu. Niye mpamvu udakunda kujya mu itangazamakuru cyane? Nuko nta kintu mfite mbwira abanyarwanda nta kintu mfite cyo kubabwira mani abanyarwanda. Byarabuze ubuse nanjye nzajya nzanirwe mu itangazamakuru nibaraguza ibintu bitamaye agaciro mani. Uvuge ngo Bruce Melody yaragiye kwa sindirimba umuziki simba mu miziki, ubwo se ndaza gutanga comment kuri Bruce Melody mu biki? Bunaye nje kwirirwa mvuga ngo bakiniye PlayStation ntaranayibona. Sinjya ndwanira igikeri barakibwiye batutaye n'intashyo kiragiye kirabareba kitese basaza nje mpurirahe n'ibiguruka ko ntaruka nje mpurirahe n'ibiguruka ubwo ngenda akareka ibyo bintu hapi rwose. Sasa nagukunda kujya mu itangazamakuru cyane kugira ngo n'umuntu azagufatishe bari ibintu bya danje. So ndagira ngo none ubwire abantu badukurikiye bundi Gaheza ni muntu ki? Gaheza wamusobanura gute? Gaheza ni umusore ushima Imana n'abantu bakeya. Ntago nashima abantu bose kuko nanjye ndi umuntu mani. Cyane umuraro uhigiriye imihanda ubugongana n'abantu hirya hino bakaba baje gukomerekeje. Ni umusore ushima Imana n'abantu bakeya, umusore utuje kandi bari pose ukora ibiri ngombwa ibitari ngombwa kabireka. Ubone ko wasobanura Gaheza? None se ngiye mvuge se ngo ni umuntu kingambwira ndumva ushaka kunsobanura ndabura. Akotanya umusore ugira iki se? Ugira iki? Ibintu ugiye kumvugira ntago ari byo mani. Nk'abanyarwanda mwe namwe mwese mubireba uko mumbona niko ndi ntaho nabahishe nuku kabisa. Okay, kiriya kirara ndagikubita ubu kirashaka ko isura yanjye izamukira kuri kamera. Urambona se ntago ndeba. Okay, sasa uri kuvanga inkuru maniga. Gaheza kariyeri yo kwiyumvamo umwuga wo gukina filime yaje byari yaturutse wo gukira gute? Wo gusobanura filime bagiye babomora inzu abandi kumwe nyuma yanjye byabyivanze. Sasa kugira ngo usobanure byaje gute, inspiration yaturutse he? Turabizi hari aba legend wenda bakubanjirije mugasobanuye, sinzi wenda inspiration yawe ahantu yaturutse kugira ngo nawe ube wa joining agasobanura. Makubwire se cyane ntabwo ushaka kuhambaza. Ndakubajije. Inspiration rero ahantu yavuye mani. Hari ukuntu ibintu nyine ukura wumva bikuri mu ngiye nakuze nkunda filime. Nakuze nkunda filime cyane kabisa. Cyane noneho aho nsoreje kwiga segonderi mo gake hari utuntu nabonaga tumeze ukuntu akazi kari gupfa mbona ntangira kubona ukuntu akazi bari kukica mbona gutabarwa kwako ninjye kuzavaho.
ubona uri umucongozi mitanza nirukanka ngira utuntu nikorera mbanza ujya uvuga ngo rero ngo ari abasobanuzi ngo bari kuza bagakinira mu bintu ujya mani nta musobanuzi wica akazi ntawe ngiye nawe nzi wabyumvishije mu ye filime sana video ngewe niwe wayisobanuye se nibizi biti hari igihe umuntu hari ukuntu mujya mufata nk'ibintu navuze aha mukamashinga mani izo mashinga izanyu sinzi kundi reka nizanire ibizi biti gahe hari igihe harabagira ngo turi kubabeshya navuze ngo ikize navuze ngo iki navuze ngo hari abana bari gukinira muri game oya nta mwana n'umwe uri muri game man uzi impamvu nta mwana n'umwe uri muri game se mbere yuko uzana n'ibyo bimenyetso ni mwampimbiye nyine nukuvuga ngo ayo majwi sinayanjye ayo majwi ntago ari ayanjye bafashe ijwi ryawe baragenda barikorera kopi nyine hari ukuntu ese ntujya ubona nk'umuntu yakoze akantu hano undi agakora kandi hano bakabimashinga nshobora kuba naravuze ibintu wenda nkavuga ngo abana handi nkavuga ngo uyu mukinnyi aba bakinnyi ba filime bo hanze ntibatwika ubwo mugahita mufata ngo babana mugateranya na ntibatwika ugasanga avuye mwiri kandi atari byo nje navuze okay reka ibyo tunabivaho nta mpamvu yabyo nuhe musobanuzi mu Rwanda wemera ntawe ngaho ntawe man nge afashe baroki kubita mu mazi fata ba Junior Giti gaho basakara bose ntago ari itegeko kugira ngo mbemere ariko bafite ababemera ntago ari itegeko nje kugira ngo mbemere nuho kwinspira mu Rwanda ntawe hagati ya Rocky na Junior n'inzorenze ntawe nzi ntago njya ndaya filime zabo mbaye nzireba nakubwira nukuri kandi ibintu mubwende seri ikibazo uri guseka iki kirara bdo murebe uri guseka ibiki se mani hagati ya Rocky na Junior n'inzorenze sha ntago nyine ubwo byansa kureba filime yabo ujyanyije n'uko abanyarwanda bavuga ntacyo geranyije n'ukuntu abanyarwanda bavuga ntago njya mbona umwanya wo kumva ibintu abanyarwanda bavuga kuko ibintu abanyarwanda bavuga harimo ibyiza harimo n'ibibi urumva rero nje nafashe umwanya wo kwitandukanya nabo Roka yaramutse akuhamagaye akavuga ati we Gaheza ndashaka yuko dukorana ukajya muri rebo yanjye ya Rocky Entertainment ukaba umusobanuzi yego ubarizwa muri Rocky Entertainment wabyemera nabanza nkareba inyungu mfitemo cyo ni kimwe cyane cyane ku bijyanye n'amafaranga kuko njya akenshi niho ntagetinga mbonye ari ibintu biri profitable ndi buvanemo ibiceri why not ntagenda kabisa kajya gukorana wakuze fa oya ngese nge na bro nyine nje ukuntu nteye nshaka suruse y'amafaranga kenshi gashoboka kuko nje ntayo ngira ariko ndayashaka yego ntago naba naravutse nkennye ngo nzapfe nanakennye bikunde ubwo rero aje akambwira ati dore diri iri ku meza imeze gutya harimo aya naya ngwino muri genge yanjye nkabona byunguka sha umusobuse yankubita nka rekiritoma ya miliyoni nk'ijana nkabura kugenda akaretoma ya miliyoni nk'ijana nagendere guriya murara bafite ibiceri wowe wari waremera umuntu miliyoni we nako tuvuga akajana wowe wari wakaremera umuntu akajana oya tuvuga agacumi wari wakaremera umuntu kandi nakura amateka ngakuremera mu kiganiro ngiye ngakuremera gawo you are my brother now you are talking ifasha bana kabiri gacumi nakabariye ko ndarya mifutari ya nimugoroba yego okay sasa wenda tugiyeho gato bariya bana ukuntu bikaraga nk'inyambo tugiyeho gato nyine niko gato tuvuye mu nshinzwa ndashinzwa gukunda abakobwa ngashinzwa iki niki mu bintu byose uvuga ujye ushyiramo amafaranga man mu bintu byose uvuga ujye ushyiramo ariko gahi amafaranga man ukunda amafaranga ubundi bavuga ngo umuntu ukunda amafaranga nane yazabona urayanga se ndayanga yamureba ko nyafata Suzana azahemba nza kureba ikiganiro muri dashboard yo kinjije dupasurira hagati yamureba ko nyafata gwera ukuntu yanga imikino ngemba mfite dupasura ndeba ngo ikiganiro kinjije ngayo mawa yanjye yego
hari ibintu bimaze iminsi bivuga muri showbiz ibintu by'abapasiteri ngo bari guhanura we nta mupasiteri bari abapasiteri rero ntago ngenge nshaka kwivanga mu bintu by'Imana ariko ikibabaje nuko abapasiteri bari kwivanga mu by'isi ibintu mvuze se so byumvishije man abapasiteri ubundi kirazira kwivanga mu bintu by'Imana man njye navukiye muri famiye y'abakristo nyikuriramo nza kubona hari ibintu ntishimiye mu bukristo runaka sinabivuyemo totally ngo nje muri ariko hari bimwe na bimwe ntajya numvikana nabyo ejo bundi nibwo nari ndimo ndeba interview ya Maji bari kumubwira ngo pfukama ngo usengere ngo ndanze yego mana Maji nje nago namuveba hatagira umupasiteri uri mu nyumve nabi ndabizi baraza kureba iki kiganiro yego ariko please mureke gufata ibintu by'Imana ngo mubivange n'iby'isi ntukajyanye ibintu by'Imana n'ibintu by'amafuti nyine bifata ibintu by'Imana ngo babivange n'iby'isi man pe hagize umupasiteri cyangwa se umuntu wari wese uguhanura akakubwira ati Gaheza ndi kubona ikintu kimeze gutya imbere yawe cyangwa se akakubwira ngo hari ubutunzi buremere ugiye kubona ubwo buhanuzi wabwemera ukabushingiraho kuvuze ngo niba akageranya ibintu by'Imana n'iby'isi nzaryama mu buriri isi yo vewe itize yiparike ku muryango nzabyuka njye guhiga bro ariko ubuhanuzi bw'Imana yego iyo nyine byahanuwe yuko uzayibona rero reka nkubwire ikintu aho hantu ugiye gutuma njya mu bintu byinshi bitari ngombwa bijyemo ntacyo sibyo man abapasiteri bo ubwabo iyo bagiye kutubwira ibintu kuduhanurira cyangwa wagiye mu materaniro yego nimba ujya mu materaniro ndakeka urabizi barakubwira ngo ubuzima bwawe Imana ikuza utaravuka ukiri urusoro right man nimba Imana ikuza ukiri urusoro kandi ubuzima bwawe yabwanditse ko buzagenda from A to Z nimba kuva umunsi wowe uremwa mu nda ya mama wawe Imana yaravuze ngo uyu mwana azaba gutya azabona ivewiti urumva uwo mupasiteri yabimpanurira atabimpanurira izaboneka kuko Imana yabipanze mbere yuko n'uwo mupasiteri wavuka ariko tugendane neza hano umuhanuzi ikintu akora agufasha kumenya we ntabwo mu mutwe w'umuhanuzi hari abahanuzi bahanura iby'ukuri n'abahanura iby'ibinyoma urabyemera cyangwa ntabwo ubyemera no muri biriya biranditse ngo mu minsi yawe none se ubwo nzabwirwa n'iki ko muhanuzi uje kumpanurira ari kumbwiza ukuri bano nirwo mbona bakata kuri YouTube batongana ngo uyu ngo pastor ntuza ngo pastor ko ntuza ibyo kareka bro jewe niyo mpamvu rero njye ngenda nkicarira hariya nkicecekera abantu mukambura mbona nyine abantu bari kubwira ubusa abanyarwanda bari kubabwira amafuti mani nuba abanyarwanda bamba bari kuba nje hano urumva mani ashatse kuvuga kuje kuvuga amafuti oya nago none si ikintu kizima ndi kuvuga ni iki ari kiri kubona uzo umuntu uvuga ikintu kizima suri inspiration of the youth ambassador of the ghetto ATM machine ubu nanjye nzajya nzanirwe mvuga ibyo none se nturi inspiration y'urubyiruko oya abantu benshi bagufoto nk'icyitegererezo oya ko baba bitegereza nabi amusa nge biriya ni amaco y'inda mba nikorera ntago nge I'm not inspiration of the youth biriya ni ukwihigira ubuzima ngahiga life nkavanamo 5 nkarya nkavanamo 10 nkavanamo 100 nkishyura inzu yego naho ubundi mani inspiration of the youth ubu hari nka projet napanze nkavuga ngo ngiye guhereza cyakora wenda reka ngiye guhereza urubyiruko 5,000 akazi wowe niwe inspiration of the youth ariko ubiha inama urabishimisha mugasobanura inama ngewe ubona hariyo nigiriye jewe ndebye ubona hari inama nigiriye man ariko azabanuzi mwese ngo mwafashe gahunda yo kutabaseriye amani se nawe ntago ari ukuvuga ngo ni ukutabaseri ahubwo hari igihe ujya kubaseri ukabona abantu ushaka kwereka kuri seri bo bakurusha ubuseri ugahitamo kuba aniseri ugahita uvuga uti noneho ibi birara kugira ngo mbibemo reka noneho mbibemo idage bijya bimbona nk'idage kumbe tukiri aho ngaho ndashaka kukurizamo abantu neza bakumva Gaheza abanyawe oya ntago mani nawe wapi ibintu ugiye kunsaba ntago bishoboka ubwiwe n'iki si byo ngiye kugusaba ibyari kandi ngiye nkubwiye ko bidashoboka nsaba ibikurikira twagiye icyo twakivuyeho akagusaba igikurikira korizamo akana abantu oya ko wari wakavuze nsaba ikindi gusaba ikindi ntunsaba amafaranga niyo ntaguha gusa hasamba abanyarwanda bimwe mu byo kora ibintu nkora se ibintu nkora mpiga amaco y'inda urumva se
mpiga amafaranga nkabaho nta bindi mani. ariko gahe Ujya yose ibintu mani wapi. dusobanurireho ntacyo. Sobanura iki rero? Filime Irihe? Kanyiguhe. Yese ntago njya ndeba. Nta telefone ngira buriya niyo mpamvu ntajya nanazirebamo. Kanyumvira. Ntago narebera muri telefone ngo bikunde. Okay. Reka ibyo tunabireke nta n'impamvu. Mu minsi yashize wakoze filime, iba filime koko mu gihugu cyose iratrendinga. Filime yitwa The Forest. Ego. Ya Soroba. Iriya filime kuba warisobanuye kuri igatrendinga cyangwa se ikagera kuri ya rwego, wowe wiha uruhare rungana iki kuba byibuza yarabaye successful kuriye? Bonje man. Buriya rero nuko utajya ubibona njeyo nkoze ikintu kigakunda. Yego. Sigara nishimye muri njewe kuko nanone gukora ikintu kigaflopinga uburaburije. Ubwo rero impamvu iriya filime ya Soroba yaratrendinze yego nibyo. Ariko nje ntago najya kwiyamo credit yo hejuru kuko ntago ari projet yanjye. Yego. Sinanjye wayanditse. Cyakora ariko yandika yangishije inama arambwira ati man bimeze bite se? Nabwo fresh ngiye kwandika filime nshaka ko tuzayikora tukayisobanura tukareba ukuntu abanyarwanda bayakira. Ndabubwira arasura ikina mu kiye kirime. Yego. Ambwira ko tugiye kuyikina muri Ingara. Iringara buriya n'utuntu numva cyane. Yego. Nibyo nize superieur. Yego. Tize superieur isone nibi. Byose ngo mwatize. And then finally. Yego. Ubwo filime yarayanditse arayizana turayikoze. Kubw'amahirwe harashya. Kubw'amahirwe harashya. Yego. Mane rega buri yuko ikintu mu Rwanda ukabona baracyakiriye appreciatinze. Man, hari abandi baba bakora byinshi nkawe rega. Yego. Rero yuko cyaho ukabona kiragiye tuvuga uti cyakola Imana shimwe tu. Tushima Imana nyine kuburiya uzi ariko gukora project gafloping. Ni ibibazo. Uburashe hasi umusa ubagonze umukindo. Yego. Kubw'amahirwe harashya. Iki ukuntu rero nabyakiriye niko warumbajije. Icya mbere nabyakiriyemo yuko man reka nanabivuge wenda n'abandi bantu bategura mu Nyarwanda babyumve. Ntago ngende mubyeyi dufatanyije kurera wenda ngo ngiye kubagira inama. Nje niko mbyumva ntawe ngiye kubigiramo inama. Yego. Ari nazo projet ndimo sinzana batungure. Umuntu dukeneye nyine guhindura ireme rya filime nyarwanda. Apana za filime tuzavuga ngo ni wenda ngo tugiye kwita filime ngo Intare y'Ingore. Urumva? Yego. Ikarangira nta n'ikibwana kimbwa tubonyemo. Tureke ko wango wenda filime ngo tuyise umujinya w'umukiniki. Ikarangira umurara yibereye imihanda. Nyine dukore projet za Danjemani. Je yari yamuvinyi isobanura. Nayisobanuye mu buryo bugoranye kuko ni kirimo abanyarwanda batari bamenyereye batanazi. Yego. Ngerageza kukibumvisha. Kubw'amahirwe birakunda. Bitewe nuko na content yari nzimo. Na content ubwayo yari nzimo. Hanyuma bimaze gukunda nabwiye Soroba kuko nawe yabikubwira twageze ndamubwiye se Soro waretse i movie tukayikata season ya mbere tukaba tuyiretse tukazongera guhereza abanyarwanda indi nko mu kwa gatandatu season ya kabiri. Yego. Soroba arabyanga arambwiye ati mane none se kubona n'ubundi filime turi kuyikora igakundwa ikarebwa iki byose waretse tukayikomeza dufata umwanzuro ko tuyikomeza. Kubera ko nyine tubona ikunzwe ahubwo ndanashimira n'abanyarwanda bakiriye projet yacu. Ejo bundi baduhaye akantu kaka award ka YouTube kandi k'ibihumbi 100 ka silver. Yego. Ubu tumeze neza. N'utundi tuzaza. Na Mitsutsu ngafite kandi yatwemereye. Feelings zawe muri wowe yukoze project kaba successful kuri ya rwego ndakeka yuko iriya filime iri muri filime zazamuye. Iriya filime yoboye filime nyarwanda. Iri muri filime zazamuye izina rya Gaheza. Ituma Gaheza aba Gaheza. Wenda hari kirarasha nyumvira wenda hari cyari kiri ariko hari urundi rwego yagusizeho nago buri ikintu cyose kije nago kibura akantu cyongera kuko wari umeze. Yego. Ndakeka hari ikintu byongeye ku izina ryawe. Sasa we wiyumva ute ukoze project kaba successful? Je niyumva neza man mitambona ko ntavunikira ubusa. Mitambona ko ntavunikira ubusa mitambona ko abanyarwanda ntagaruko badakunda ibintu byabo. Ahubwo bakeneye gukunda ibintu bifatika man hereza umuntu ikintu gifite ireme ubundi umubaze ngo wewe wakoze iki. Yego. Yego.
tugiye gukompara filime yitwa The Forest n'umujinya w'umusirikare wa Rocky. umujinya w'umusirikare ya Rocky. Yego. Rocky Utubwire filime yitwa umujinya w'umusirikare, yitwa umutima w'umusirikare. sinzi maybe ni umujinya cyangwa umutima. Yego. Utubwire akantu ku kandi. Nutubwira ati iyi ngiyi niyo ya mbere, uratubwira na fact. Ugendero yita yuko ari irenze. Mani rero dore impamvu izo filime ebyiri zidahuye. Ndazispecifying izo mpamvu. Impamvu ya mbere, filime imwe iri horror. Yego. Indi filime na action. Yego. Noneho ikirenze ibyo mani zikinnye mu buryo butandukanye, totally biratandukanye. Yego. Rocky yakinnye nimba ari episode, yakinishije nimba ari episode 3 nimba ari 4. N'ebyiri. Ebyiri. Yego. Okay, ndabyibuka nagiye muri premiering yayo ariko twarebye trailer ntago twarebye full movie. Yego. Rero ngendeye kuri trailer narebye, nkagendera kuri episode ya mbere narebye, ya kabiri yo ntago nigeze nyireba. Yego. Filime ya Rocky ni nziza pe. Wenda nshobora kuba narayirebye nyuma y'igihe. Yego. Nshobora kuba narayirebye wenda nyuma y'igihe. Icyo nabonye nuko wenda karite ya video. Yego. Ntago ari fresh. Karite ya video. Yego. Ariko wenda hari bishobora kuba biterwa nuko yamaze igihe kinini bataya-uploadinga kuri YouTube, kuko yari iri kuri yindi website. Wasanga ariho nyine yapfiriye. Simbizi. Hanyuma tubonye icya karite noneho. Icya karite filime ya Soroba iriya The Forest irarusha umujinya w'umusirikare, nimba ari umujinya nimba ari umutima. Karite ya video, karite y'ishusho. Yego. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, filime ya Rocky yakozwe n'umusitari, yakinwemo n'abasitari, ni nayo mpamvu yahuruje abasitari. Twe twubakiye from nothing bro, twe twariyubakiye ibyacu. Ariko niya Soroba nayo irimo abasitari twabazanye nyuma. Yego. Twabazanye nyuma nyine tubona ko ari ngombwa ko tubazana. Sinzi nimba uri kubyumva. Ndi kubyumva. Filime ya Rocky irimo Anita Pendo, irimo Savimbi, irimo Jean Marie, irimo Dumba, irimo ariko nabo baje mu episode ya kabiri. Oya. Banita Pendo badumba bari muri kabiri. Arono ntago mbyibuka fresh. Yego. Ntago mbyibuka fresh. Dukomeze. Kandi na nyirayo ubwe ni umusitari. Niyo mpamvu rero filime ya Rocky irenze ya Soroba kuri advertisement, kuri public, ibiki byose. Na fanatism yiza kuba wenda ari content iri butindi ifite episode 10-20, nayo tuba tubona ikindi kintu. Yego. Ariko ubaka kanya. For me atari uko ndi muri projet wenda ya The Forest. Ndi behind the scene yayo nyine tunge nyirimo. Yego. Ndi muri production yayo, nzi uburyo bayatuvuriye, nzi uburyo ikorwamo, nzi uburyo amajoro turara dushutinga, tweditinga tujya gute. Man, filime ya Rocky ni ya danger kuko ari action, ni ya Soroba ni ya danger kuko ari horror. Bivuze ngo ubuzema filime nimwe. Nde nakubashije umbwire imwe. Wowe sufaniye. Njyewe? Zose ndazifana. Nanjye ndazifana. Ariko n'ubundi mani ukuri kuragaragara. Abanyarwanda ukuri barakuzi. Views zihari ku ma YouTube ziragaragara. Niba imwe ifite miliyoni views indi kagira 100,000 views, urumva itandukaniro hagati imwe ni rifani indi ni ikamyo. Akageranye filime nziza n'ibintu by'amafoto. Aya naga ariko mvuze nyine imwe ni rifani indi ni ikamyo. Akari naco ninge bivuge. Nawe ahubwo kuri kugereranya ibintu bitagererana. Imwe ni rifani indi ni ikamyo. Okay. Sasa uri umusobanuzi, twabonye Rocky wenda ateye ikirenge mu bandi basobanuzi arekura filime. We hari igitekerezo ujya ugira cyo gukoresha filime cyangwa se ukabona nawe wapanga filime nk'umuntu uri muri industry uzi kariyeri? Yego, ndagifite kitari na kera, byibura ngo mu kwezi kwa gatandatu, ahubwo abantu mwumva muri serie mushaka no gushoramo amafaranga mu banguke. Kuko projet yanjye ko ni hazapfa umuntu. Dore abanyarwanda bose araza akavuga ngo uyu mwaka no wanje. Ngo mu kwa gatandatu mbonye. Nje ntago navuga ngo uyu mwaka no wanje. Nshobora kubipanga ntibikunda, ariko projet nge mfite inegeka ko byibura mu kwa gatandatu nshaka gushyira hanze filime ya danger. Filime ya action ifite story nyine, filime uzareba. Niyo itakundwa ngo abanyarwanda ntibayakire. Buri abanyarwanda kugira ngo bakire ikintu bisaba guhozaho. You know? Yaman. Niyo itatangira ikundwa, ariko nje nzaba nzi neza ko ibyo nasabwaga nabitanze.
ibyo nari nshoboye kwa apana kuvuga ngo ibyo nasabwaga kuko ibyo abanyarwanda bakeneye nge ntabwo mfite ubushobozi bwo kubibahereza muri filime ariko nge ibyo nshoboye gukora noneho nimba ari biri financial karite sound ibiki byose nzagerageza ni nabyo nicayemo muri iyi minsi mutabona ntari no gukora cyane nge hari izindi projet nicayemo. Abantu bitega iki nge bakinyitege hose cyangwa kuri wowe mu bikorwa byawe hose ikintu abantu rero mbere yo kugira icyo bitega babanze bansengere buriya iyo ufite umubiri muzima ibindi ubipanga utuje yamana. Ejo bundi rero tugira ducya tubona Kiramana akoze ubukwe buvugisha abantu benshi gize n'amahirwe nabona na Mitsutsu aje neza ngeze ahantu hamureba cyari byanze kamusapoting aje neza ngeze ahantu hamureba akantu Mitsutsu yongeye murakumvishe ngo byari byanze reka nzamuye atanze muri mwebwe ndi wakuza fana undi umusa Mitsutsu namufannye kera mani we nande mwatangiye we nande mwatangiye twatangiranye nje nawe twatangiye ibyo nari ngomojeho rero mvuga ni tuvire mu kiganiro n'ubundi ni wari uhari cyangwa ukupa uwo muntu ntabwo namubonye ubwo twari kumwe ninjoro nge narindi kumwe nawe heye ko ninjoro naraye mu materaniro twari kumwe abonye abakobwa yari kigali bakugonga ahantu ashije nabibonye gahe biravugwa yuko ukora muri system neza iforum imwe nka Rocky ayo makuru ayavuga heki nta kintu nakubwiye bro sinkuzi wijijisha ikibazo cyangwa ushaka kugitaruka bivuga yuko abasobanuzi barashaka kutwica hari agaboro nabonye ka Rocky ari kuvuga ngo nta mukomediye ntahamagaye mwese narabahamagaye ni ukubicana nabo n'uwo sobuja bicana na boss wanjye ujye sinkiri gusohoka mu nzu ubwo mwari mwakosheje man wenda kadafuwe twahura no mu mitsi ariko man hari ukuntu ratubona umuntu ari gukina mu kazi kawe kandi buriya nubona umuntu ari gukinira mu kazi kawe akakica bro ako kubuza ikintu cyo kurya akakubuza aho uvana umugati nyine nyumva witonze mbere yuko leta ihagera ujya ubanza wihanire ntabwo yigeze ampamagara ese abo yahamagaye ni bande ubundi komedi yavuze ntibonamo kubera ko n'indirimbo iriya nawe wamwimye interview na genge ye utagira ngo byaciriye hari amakuru ndayafite ngewe ntabwo nabimye interview ntabwo nayibimye ubwo sawa none okay gahe biravugwa yuko rero ukora ngo muri systeme ya Rocky neza iforomo nimwe wari nawe kwespira ayo makuru urayavuga yiki nta kintu mbivugaho nta kintu bivugaho nuko muri kuvuga ibintu nje ntababwiye Mitsutsu duherukana mu cyumweru gishe nako duherukana mu bukwe bwa Kiramani sibyo duherukana mu bukwe bwa Kiramani yabimbwiye ndi kumwe na Njuga aravuga ngo hehe uretse duhamagare Njuga ndahita nshyira hano kuri kamera nereka abantu amafoto y'ahantu narindi ni mugoroba uyahashye tukima nta nubwo twamaranye igihe kinini uhita uvuga ngo uretse gato uhita uvuga ngo Rocky hehe nyine ngo aramutse atavuze ngo nkanjye ngo wowe uri kumva ngo kandi n'ubundi ngo nakomeza akomeze muri uriya mujyo ngo n'ubundi ngo n'ubundi ngo kudeta niri bukunde ibyo bintu usuri kuvuga nibyo nakubwiye nibyo witekerereje wari wasinze ntago nari nasinze uri gucinya inkoro indese nshinyaho inkoro nta muntu ndyi wabo bro nta no uramutse ukoze na Rocky kari cyamamare ari n'umuhiti nta n'ikintu bitwaye man yego umuntu atera umugozi ahakomeye kugira ngo yurire ariko ibyo uvuze si byo nyine sibyo nanjye birirwa bavuga ngo ndi kwigana ngo ubwo rero Rocky n'urutare nimba ushaka ko tuganira kuri Rocky reka nkubwire iki kintu Rocky namusanze mu kazi akamazemo imyaka miliyoni yaranayitanze urashobora ko yarayitanze wigeze ubona hari umuntu wamuhakanyije ko itatanze Rocky ni imfura yarayitanze ahubwo wowe umeze bite icyo gitaramo ntabwo nari nkiriho wari ukirimo ariko jewe wowe ariko noneho wari kwitanga ngaga gusa nari nagewe ndayagira ako Mitsutsu nawe uri guca mu ijambo Gaheza yaragiye kudukiraringira ikintu kiwe na Rocky icyambere uwo munsi Rocky atanga miliyoni ntabwo nari imwe
oya ntabwo ari cyo gutanga miliyoni Gaheza ufite ibiceri bro rero umuntu ufite ibiceri kuri ko kwempa ikibazo ari nta kibazo kibirimo nta kibazo mbibonamo cyane ari ugusapotinga abasizwe na Legend J ibyo nta kibazo ikibi nuko yaba yayitangiye mu kabara ari umuntu ariko kandi nabwo yumva amahamanya n'amahame n'umutima we byose it's okay to him ntaribo yego tugaruke ku kintu cyawe na Roki rero se kuki mungeranya na Roki man ntabwo Roki itunga na Roki ntitunganya imyaka mu kazi ntitunganya amafaranga man sinzi impamvu ngiye mushaka kongeranya nawe okay reka twisoreze rero mu gusoza hari uduchallenge nkunda kubaza abantu ariko none unsubiza pana kuvuga ngo ntawe Roki na Junior nindurenze mu bijyanye n'iki mugasobanura yego Junior ntago agisobanura ariko oya ariko yarasobanuye n'ubu ngubu ntabwo yigeze atangaza yuko yaragiye gusobanura ngo yanga na Roki ngo ninde urenze undi kandi nyine ntabwo yigeze atangaza ko yaretse gusobanura ariko wari urenze uko turi bubivuge reka tubivuge wari urenze yego Junior ntago agisobanura filime na Roki asobanura gake gusa ubu kuko Roki ari uri gukora Junior atari gukora ntavuga ko Roki ari we musobanuzi baramutse bose bari gukora kiranza bakurira filime zabo yenda kuri filime za kera zabo za kera Junior arasobanuye na Roki arasobanura arabasa bareka dusoza ikiganiro ngo murashaka kunzi wakoze kwitabira ikiganiro ewana ibiro bya danje kuguhostinga bwa mbere ntazi ikiganiro uramfatiranye nari nigiriye imihanda amafaranga azava muri iki kiganiro Suzanne ihemba kuri 20 yego nenye vuga ni wakoze ndetse none ari kwayura byagoranye amamariza kampani ikomeye igaragaze bayibona ubana niyo kukugaburira saa sita ese gahe tukira aho ngaho hagati ya Mitsutsu na cyangwa na indurenze Nikubaza Gaheza ikirangare Yesu yasize bitanze uragereranya ikamyo n'inzungu oya man n'inyarwanda bose n'abajama banje bose n'abaniga banje utagendeye kuko bose ari abajama bawe ngiye kukubwiza ukuri yego bakora ibintu bitandukanye ntabwo uzafata cross country wigeranye na V8 Toyota bose ariko n'abakomedi nyine nyumva witunze imwe ni Benz indi ni Toyota ugiye kumbwira ngo iyi ngiyi ngo niyi irenze iyindi niyi urumva Mitsutsu comedy zakora zitandukanye n'izansabe urumva gusa buri wese ararenze mu buryo bwe ariko dukomeze bindeba nabi Mitsutsu hari umuntu yigana si wambwiye se ngo mbigana ariko nanjye yego noneho nsabi hari umuntu yigana kandi ni mu bishaka ndabavuga bavuge naki Mitsutsu comedy isa neza niya shari nsabi comedy isa ni umupeti w'umunyanije w'umunigeria bamwita w'umutiktoker bamwita kura kuvuga utuboro ngo are we moving or not bamwita umunyanigeriya amona ko nanjye namuzira gusa niza telefone yawe ni miliyoni network ndayigira amamariza kampani ya danje da kampani meso yisabye ari kampani nziza kandi ibyo nimwe byo bose reka twerekane brand okay reka dusoze ikiganiro man nari kuvuganiye ngira ikintu nivugira yibagiye kwamamaza nibyo nari kukubwira amahane tunasoza binava mu nzira yego umwe nyine tuafite creativity yiwe ubwo mvuze ngo Mitsutsu akora nka shari yakoraga comedy stavuga yego ariko za Mitsutsu ziravuga kugira ngo ubone ibintu uvugiramo hariya za mbere ntabwo yazirebye ntabwo nazirebye kandi ari njye wazikoze dukora abantu zose n'urugiye kubura nawe urumva umusa twanagerageje content yo gukora izidakora nje na Mitsutsu kandi yarakunze nuko Mitsutsu ahubwo nawe iyo yanyweye ibitabi bihita bipfa byose urumva Nsabi nawe hari projet nyinshi twakoranye
hari na filime twakinanye iminsi iri imbere muzayibona kuri imwe muri televiziyo muri shene zipurimiyaringa amafilime zikomeye ku isi yego urumva ariko mani buri umwe ararenze mu buryo bwe icyo si tugikiriyarinze yego reka tuyamamaze dusoze nanjye namamaze ufite telefone nziza cyane zituruka hariya kwa Jamaphone shop ka free zone ngira ngo babahaye na nimero aho ngaho ntabwo tuhatinda cyane ko abanyarwanda bamaze kubimenyera bakababwira ngo umunyarwanda wese umuntu utagura telefone hariya urumva se mani hari ukuntu ugura telefone wacomekamo ekuteri ukabona itangiye gucaginga ahantu honyine ukeneye kuyigura ni muri rucama nyine ngo nuyigurira ahandi bizaba ari ikibazo gikomeye cyane hari abantu rero bajya bifuza gukodesha imodoka bakabura uko babigenza hari abantu bagorwa no kubona imodoka nziza amavatiri dore n'iri iparitse hariya niho nayikuye bahita missionaries of Rwanda hariya Kacyiru munsi y'akazu k'amazi uramutse bakeneye wahamagara kuri 079 038 wahamagara ukaguha imodoka nziza yo gukodesha kandi ku giciro gitoya imodoka nziza cyane rwose bagira azubwoko bwose amataxoni amavatiri amaravafo nyine bagira imodoka nyinshi cyane missionaries of Rwanda rero yazi igihe mubahamagare mubagane babaha imodoka nziza zo gukodesha nta nari muzabahamagara buri imodoka tanga nimero nazibabwiye ni 079 038 rimwe missionaries of Rwanda uretse gusoza yazi igihe iki kiganiro n'ugiye azatitire ngo noneho ntuzagize gutya Jump Brothers nanjye nuko